kubaho k'umuntu kumeze nk'uburabyo burabya mu gitondo ejo bugahunguka nyamara bukeye bucya bucya n'ayandi jya ureka kwiyemera wemere Yesu. Kubaho k'umuntu kumeze nk'uburabyo burabya mu gitondo ejo bugahunguka nyamara bukeye bucya bucya n'ayandi jya ureka kwiyemera wemere Yesu. Dusenga umuremyi wawe iminsi mibi itaraza ntabwo bihora ari byiza hari igihe bihinduka nugahinyura ibihanurwa harura inzira z'ikigendwa burya akabando k'iminsi umuntu agaca kare. Dusenga umuremyi wawe iminsi mibi itaraza ntabwo bihora ari byiza hari igihe bihinduka nugahinyura ibihanurwa harura inzira z'ikigendwa burya akabando k'iminsi umuntu agaca kare. Abantu barahinduka isi nayo igahinduka inshuti mwasangiye zikagusiga wenyine umubiri ugahinduka ubutunzi wizeraga bukitera amababa maze bukigurukira. Dusenga umuremyi wawe iminsi mibi itaraza ntabwo bihora ari byiza hari igihe bihinduka nugahinyura ibihanurwa harura inzira z'ikigendwa burya akabando k'iminsi umuntu agaca kare. Dusenga umuremyi wawe iminsi mibi itaraza ntabwo bihora ari byiza hari igihe bihinduka nugahinyura ibihanurwa harura inzira z'ikigendwa burya akabando k'iminsi umuntu agaca kare. Nyamutunzi mw'isi yarakize afite ibyo bita imibereho ariko byarahindutse asaba uwo yimaga umurengwe wica nk'inzara kwibagirwa Imana burya n'ubuhemu bukomeye umurengwe wica nk'inzara kwibagirwa Imana burya n'ubuhemu bukomeye. Dusenga umuremyi wawe iminsi mibi itaraza ntabwo bihora ari byiza hari igihe bihinduka nugahinyura ibihanurwa harura inzira z'ikigendwa burya akabando k'iminsi umuntu agaca kare. Dusenga umuremyi wawe iminsi mibi itaraza ntabwo bihora ari byiza hari igihe bihinduka nugahinyura ibihanurwa harura inzira z'ikigendwa burya akabando k'iminsi umuntu agaca kare.